Reka nongere nguha ikaze kuri wese ukurikiye Story House muri kano kanya. Reka nizere kumeze neza. Reka nshimire rero wewe wakoze subscribe nawe utari wayikora. Reka nizere kurasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana. Hanyuma rero ngo burya itsinda rya Charly na Nina ryamaze gutandukana byeruye. Havuzwe byinshi tukabitera ishoti ati ntibibaho, tukabona byinshi gusa tukavuga duti ibise bibaho wapi kabisa, baracyari kumwe shaburi abazaza bahatwika. None birangiye byamamare byacu Charly na Nina bimenyekanye ko bamaze gutandukana byeruye. Ibise biravugwa hebaho biratinda ariko turabyakira. Yesu ubundi gusenyuka ko amatsinda afatanya umuziki biterwa n'iki? Ejo Urban Boys yatandukanye, burakeye Dream Boys baratandukanye, Active bigenzuko. None uyu munsi ngo Charly na Nina nabo niko bigenze. Umunyarwanda yarabirebye agira ati akaryoshye n'ingahora mwitama. Abenshi bakunze indirimbo zabo, abandi bazibyinnye amanywa nijoro. Nyuma y'imyaka irenga 8 batangiranye urugendo rwa muzika, itsinda rya Charly na Nina bamaze gutandukana. Charly na Nina ni itsinda ryari rimaze igihe kitari gito hano mu Rwanda mu muziki nyarwanda, ryakoze indirimbo zakunzwe nk'Indoro, Oma, Face to Face, Komeza Unyirebere, Zahabu, Agatege, Aidu bakuranye na Baby Call n'izindi nyinshi. Kugeza ubu Rurinda Charlotte uzwi nka Charly na Muhoza Fatuma uzwi nka Nina bamaze gutandukana, ndetse abakurikiranira hafi by'umuziki bahamya ko ari ibintu bimaze igihe kinini byaragizwe ibanga rikomeye, kuko nta numwe muri bo urifuza kugira icyo avuga ku itandukana ryabo. Umwe mu nshuti zabo yahishuye ko Charly na Nina bananiwe gukorana biturutse ku kuba batari bagihuza muri gahunda z'akazi. Ati wasangaga kenshi nka Nina atekereza gahunda z'akazi yajya kuzisangiza Charly agasanga we yafashize bwite, ntabwo bari bakiganira ngo bahuze nkuko byahuze. Hari inshuro nyinshi bagiye bahabwa akazi niba bashe kugakora kuko batahuje gahunda. Bivugwa ko umwuka mubi wakomeye mu mpera za 2019 muri Werurwe 2020 bibari bwo byigaragaza kurushaho ubwo bari batumiwe mu birori by'ubukangurambaga bwa The I Deserve. Icyo gihe ntabwo Charly yigeze yitabira iki gitaramo, ahubwo hagaragaye Nina gusa. Bivugwa ko rero Nina yababajwe bikomeye no kuba mugenzi we yarirengagije akazi yarazi neza ko bapatanye akajya muri gahunda ze bwite. Nyuma yuko byigaragaje ko umubano ukomeje kuba mubi, hari amakuru avuga ko inshuti za hafi z'aba bakobwa zagerageje kubahuza ngo ikibazo kiri hagati yabo gikemuke, ariko biba iby'ubusa. Hari kandi amakuru avuga ko mu gihe hashakishwaga umuti nyawo w'ikibazo kiri tsinda, ibintu byasubiriye dubi nyuma yuko Nina amenye ko Charly yamuciye inyuma agakora indirimbo yo kwamamaza umuceri atamumenyesheje. Benshi mu mpera z'umwaka ushize bari bibeshye ko ibintu byongeye gusubira mu buryo ubwo mu Kwakira 2020 abo bakobwa bagaragaraga mu gitaramo cya Iwacu Muzika Festival, ndetse mu gitaramo bagaragaye mu isura batari bazwiho n'abanyarwanda, dore ko bagaragaye ku rubyiniro n'Agatege, ndetse ubona ko batakoze imyitozo, ariko nibyatumye bakunzi babo batabishimira nk'uko byahoze, ndetse bagarura icyizere ko abo bakobwa bagarutse mu muziki neza. Icyakora amakuru avuga ko bagikoze nk'akazi kagombaga gusigira buri wese amafaranga yo kwiyambaza mu gihe cya COVID-19 yari ikomeje kukameza, ariko ibijyanye no guhuza nk'itsinda byo byari nabyo. Nyuma y'umwaka urenga rero bagerageza guhisha ikibazo kiri hagati yabo, uwatanze amakuru yatangaje ko buri umwe yatangiye gutegura urugendo rwe rushya muri muzika. Ati sinavuga ngo ninde ubanza, ariko ndabizi neza buri wese muri bo yatangiye gutekereza uko yatangira urugendo rwa muzika ku giti cye. Ibi byari byarakomeje kuvugwa gusa bikavugirwa mu gikari, bamwe bati ni amagambo y'abanyamakuru, ariko none byeruye bamaze gutandukana. Ubu Charly na Nina ntago rikiri itsinda ry'abakobwa babiri, umwe azajya aririmba ku giti cye n'undi aririmbe ku giti cye nk'uko Dream Boys byaravuzwe, gusa biza kurangira n'ubundi nabo bavuga ko atari byo birangira. Ubu ngubu buri wese ari gukora ku giti cye. Ubundi Charly na Nina ni itsinda ryanditse amateka mu muziki w'u Rwanda mu gihe gito. Charly na Nina ni itsinda ryashinzwe n'abakobwa bari bamaze igihe bakorana mu gufasha abahanzi bahatana mu itsinda rya Primus Guma Guma Superstar. Mu mwaka wa 2013 nibwo Charly na Nina biyemeje kurikiraho gufasha abandi bahanzi binjira mu muziki nk'itsinda. Mu mwaka wa 2014 nibwo imbaraga z'aba bahanzi kazi zatangiye kugaragara nyuma yo gutangira imikoranire na Muyoboke Alex nk'umujyanama wabo. Mu mwaka wa 2016 Charly na Nina bakoze indirimbo Indoro bafatanye
bafatanyije na Big Fizzo ihita ihindura amateka y'umuziki wabo, batangira guhangwa amaso nk'ahazaza ho muziki w'u Rwanda. Kuva icyo gihe iri tsinda ryatangiye gusohora indirimbo ku yindi zikundwa bikomeye kugeza mu mwaka wa 2017 ubwo basohoraga album yabo ya mbere bise Imbaraga. Na album basohoreye mu gitaramo gikomeye cyabereye mu ihema ryo muri Camp Kigali, aho byibuza abantu barenga 3,000 bari bakubise buzuye baje kwirebera itsinda ryari rikunzwe cyane. Nyuma yo gusohora iyi album, imiryango yari imaze gufunguka. Charly na Nina bakoreye ibitaramo bitandukanye ku mugabane w'i Burayi, bavaye bakunzeho badashize ipfa, babasaba kuzasubirayo vuba. Muri Gashyantare 2018 ubwo biteguraga gusubira ku mugabane w'i Burayi, Charly na Nina batangaje ko batandukanye na Muyoboke Alex ndetse ko bagiye gutangira kwikorana bafatanyije n'inshuti zabo nk'uko babyeretse itangazamakuru muri Kanama 2018. Ni ibintu byakuruye impaka nyinshi ndetse kugeza ubu Muyoboke Alex narahora agahinda yatewe no gutandukana n'aba bahanzikazi. Nyuma yo gutandukana na Muyoboke Alex, iri tsinda ryatangiye kwikorana umuziki. Muri Gicurasi 2018 bongeye gusubira i Burayi bahakora ibitaramo bitandukanye kandi bikomeye. Bakiva ku mugabane w'i Burayi, abakobwa bakomeje kwikorana umuziki nk'uko bari babitangiye. Icyakora muri 2019 umwuka mubi utangira kuvuka hagati yabo. Gusa nubwo byari bimaze igihe kitari gito bivugwa, Nina yigeze kugira icyo atangaza ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe mu kwa munani k'umwaka ushize 2020, aho yavuze ko adashobora guta umwanya asubiza abashimangira ko yatandukanye na mugenzi we mu gihe bitigeze bibaho. Ati nta byinshi nshaka kuvuga, icyo nababwira cyo turahari naho twagiye. Abavuga ko twatandukanye wasanga ariko babyifuza, ntabwo ari byo. Uyu muhanzi kazi utarifuje kugira byinshi avuga kuri iki kibazo yahamije ko iminsi ariyo izasubiza abavuga ko batandukanye. Ati nta byinshi navuga, nabikubwiye, iminsi ni ikintu cyiza, abifuza ko dutandukana niyo izababwira. Rero uyu munsi kugeza amaginga ya nyine bamaze gutandukana. Gusa n'ubundi mw'icyo gihe nubwo babiciye ku ruhande nibasobanurira abakunzi babo ko batameranye neza, gusa bamwe mu basobanukiwe neza uyu muziki nyarwanda bavuze ko nta kintu kivugirwa ubusa, ngo dore ko no muri Dream Boys ariko byagenze, babanza guhakana ariko twese twarabibonye ko byarangiye batandukanye. None no kuraba ibyavugwaga birangiye bibaye impamo. Nk'uko amakuru aturuka imbere muri iri tsinda bivuga, kimwe mu bihangayikishije inshuti zabo biri gutuma n'inkuru y'itandukana ryabo batari hamya nuko hari ibihangano byinshi bari bafite batandukanye batarasohora. Ibi rero bikaba nyine ariyo mpamvu bitari gushimangirwa neza. Gusa igihari nuko bamaze gutandukana, ahubwo hari imbogamizi yuko hari ibihangano bafite batigeze basohora kandi bo ubwabo bakaba baramaze gutandukana. Ubwo bari kwibaza ati se turatandukana gute? Ibihangano byacu se turabibika mu kabati bigumemo gusa bitazigira bisohoka, cyangwa turakomeza twite ko tugikorana tumaze dusohora ibihangano byacu? Icyo rero nicyo kibazo cyonyine gisigaye kugira ngo hashyirweho kashe cyangwa se hemezwe nyirizina ko noneho batandukanye. Ariko kubera bagifite ibihangano, urumva ko bigoye kuba bahita babyemeza ati twatandukanye. Ubwo batandukanye ibihangano byabo bitarajya hanze, baba bavuze ati ibihangano byacu tugiye kubibika mu kabati nyine. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Nge na Lidiane Mahirwe.